urusobe rw'ibiriho, urusobe rw'ibiriho. Igisubizo ukeneye ngo ubeho ubuzima butunganiwe, bukunejeje ndetse bwo hejuru kiri hafi yawe. Kurikirana ikiganiro urusobe rw'ibiriho, umenye uko ubaho ubuzima bwawe bwagenwe n'Imana ngo bube ubw'ubwiza n'icyubahiro binyuze mu ijambo ry'Imana. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ndabakiriye mu kiganiro cyacu dukunda cy'urusobe rw'ibiriho. Urusobe rw'ibiriho ni ijambo ry'Imana ryandikwa n'umushumba Chris, rikaba risohoka buri kwezi ariko rikubiyemo inyigisho ya buri munsi. Uyu munsi umushumba aratwigisha atubwira ngo baho unesha buri munsi. Turasoma Yohana wa mbere ibice 5:4. Haravuga ngo kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi, kandi uku niko kunesha kwanesheje iby'isi, ni ukwizera kwacu. Ubuzima bwawe ni inshingano yawe, kandi kubw'ijambo ry'Imana ufite imbaraga zo kurema ibiba mu buzima bwawe. Ukiri umwana, ababyeyi bawe bari bashinzwe imibereho igendanye n'ubuzima bwawe. Urugero, ubwo Yesu yavukaga yashizwe mu muvure, atari uko yabihisemo, ahubwo kubera ko aho ariho ababyeyi be bamushize. Ikindi gihe marayika ntiyategetse Yesu, ahubwo yabwiye Yosefu ati, byuka ujyane umwana na nyina uhungire muri Egiputa. Aha ni muri Matayo ibice 2:13. Yesu si we wafashe icyo cyemezo, we baramutwaraga nk'uruhinja gusa. N'igihe yarimwo akura, yakomeje kugandukira Yosefu na nyina Mariya. Nyamara ubwo yari amaze gukura, yatangiye kwifatira ibyemezo. Nk'uko Mose ubwo yari amaze kuba mukuru, yanze kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo. Mu Baheburayo 11:24 twasoma iyo nkuru. Kimwe n'ibyo, ugomba kugeraho ufata icyemezo ndetse ukagena ibikubaho mu buzima. Hitamo kubaho mu ntsinzi uko byagenda kose. Iyemeze ko uzaba umutsinzi kuri buri rwego rw'ubuzima bwawe no mu byo ukora byose, kubera ko ubwo ari bwo buzima wahawe muri Kristo. Ntukemerere ibikuzengurutse kugena uko ubaho. Ntabwo uri inzirakarengane y'ubuzima. Oya. Haleluya. Wahawe ubundi buzima. Nta nubwo uri mu isi uzenguruka gusa. Uru rubyaro rwa Aburahamu unesha mu buryo buhoraho. Mu Bakorinto ba 2 ibice 2:14 yaravuga ati, ariko Imana ishimwe kuko ihora iturangaje imbere, ikaduha kuneshereza muri Kristo no gukwiza hose impumuro nziza yo kuyimenya. Amen. Twasomye mu murongo wacu ufungura ngo kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi. Wabyawe n'Imana ndetse wanesheje isi. Uri umutsinzi muri Kristo. Bityo rero, hitamo kubaho unesha buri munsi. Baho hejuru y'imikorere y'iyi si mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Hitamo kubaho unesha buri munsi. Uwo ni wo mugabane wawe. Akira gukura kwawe guturutse mu ijambo ry'Imana, kugira ngo ubashe kuba undi muntu uri ku rwego rundi rwo hejuru, maze ubashe kwifatira ibyemezo. Hagira ibyo wemerera kubaho, hagira ibyo uhakanira kubaho mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Kadufatanyiriza hamwe gusengera isengesho. Ndasenga nawe usubiremo uti, Data mwiza, urakoze kubw'imbaraga z'ijambo ryawe n'umwuka wawe unshoboza kubaho nesha buri munsi hejuru y'imikorere y'iyi si. Ndaganje ndetse ntegeka ubuzima bwanjye n'ibimbaho. Mbayeho kubwo kwizera, kandi ndema isi yanjye yo gutsinda no gutunganirwa bijyanye n'ubushake bwawe butunganye rwose mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Mu gucengerera ijambo turasoma Abaroma ibice 8:37, Abakorinto ba 2 ibice 2:14, Yohana ibice 16:33 na Yohana wa mbere ibice 5:4. Niba urimo kunkurikirana none
ukaba utarakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ndagukangurira kubikora binyuze muri iri sengesho rigiye gukurikiraho, kugira ngo nawe uhabwe ubwo butware, uhabwe uko gukura, maze ibintu byose ubitegekeshe ubukure bwawe. Murakoze, muri umugisha, nawe ubutaha. Oh haleluya! Ndizera ntashidikanya ko wahawe umugisha n'iyi nyigisho, ndetse ukaba unumva wifuza cyane kwegera Imana no kubaho mu migisha yayo. Ariko mwene data, ibyo ntibyashoboka utabanje kwegurira Imana ubuzima bwawe ngo ikuyobore. Haleluya! Niba wumva ari wowe Imana iri kuvugisha binyuze mu ijwi ryanjye, sengana nanjye iri sengesho usubiramo aya magambo uti: Mwami Imana, ndaje mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe riravuga riti, umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2 umurongo wa 21. Ndasaba Yesu ngo aze mu mutima wanjye, abe umwami w'ubuzima bwanjye. Nakiriye ubugingo buhoraho mu mwuka wanjye, kandi nk'uko Abaroma ibice 10 umurongo wa 9 havuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Natuye ko nkijijwe, natuye ko mvutse ubwa kabiri, ndi umwana w'Imana. Ubu mfite Kristo utuye muri jye, kandi uri muri jye aruta uri mu b'isi. Ubu ndagendera mu gusobanukirwa ubuzima bwanjye bushya muri Kristo Yesu. Haleluya! Amen, amen, amen. Nezerwa cyane mwene data, ububaye umwana w'Imana, kugira ngo wakire ibisobanuro birenzeho ku buryo wakura nk'umukristo, cyangwa niba wifuza gusengerwa by'umwihariko, mwahamagara kuri 07 9 4 000 91. Ndasubiramo 07 9 4 000 91. Imana ibaho umugisha, naho ubutaha.